بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Twongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye kandi bitunganye bisakare ku ntumwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi w'imperuka. Ni ngombwa ko dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha ubushobozi n'imbaraga byo gukomeza kuba mu bakurikiye intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bakanakurikira inzira nziza yatuzaniye itunganye, ndetse n'iherezo ryacu rikazaza ridusanga turi kuri uwo murongo mwiza. Allahumma amin. Mfashe uyu mwanya kugira ngo twibukiranye nabwo uru rwibutso nari dutewe n'impamvu y'umwe mu nshuti twari kumwe mu kanya kashize turimo turaganira amateka magufi byamubayeho mu minsi nk'ibiri ishize, yuko yagiye kubona ubutumwa buvuye kuri polisi, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, bamwandikira ibyo benshi bazi nka contravention, bamwandikira bamubwira yuko yarengeje umuvuduko ku munsi runaka, isaha runaka, atwaye ikinyabiziga, hanyuma ntiyanyurwa n'ubwo butumwa. Biba ngombwa yuko yigira ku icyicaro gikuru, ajya ku cyicaro gikuru cy'abashinzwe ibijyanye n'umutekano wo mu muhanda, hanyuma ababaza ukuntu byagenze, bitewe n'uko nyine we ntiyigeze anyurwa n'iyo message bamwohereje. Baramwereka buri kimwe cyose, bamwereka imodoka abona niye neza neza, no kuzuminga bamwereka ahubwo ni we wanyawe, n'umuvuduko yagenderagaho n'umuhanda yagenderagaho, abura ikindi arenzaho, arataha ajya kwishyura contravention. Ibi rero byase binyibutsa umurongo uri muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri suratu al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala aho yatubwiye mu murongo ugira uti: hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Suratu al-Jathiyah ku murongo 29 Allah aratubwira ati: hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ibiriya umuvandimwe yambwiye binyibutsa iyi aya, aho Allah subhanahu wa ta'ala azabwira abantu ku munsi w'imperuka. La shak yuko hari abantu ku munsi w'imperuka bazajya bareba ibyabagezeho, bibaze ngo ibi byabaye ryari, byanditswe ryari, babisevinze ryari, muri ubwo buryo. Hanyuma ngo Allah avuga ati: hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaq, icyo gitabo muhawe, kubera ko buri umwe wese azahabwa igitabo. Allah muri Qur'an suratul Kahf aratubwira ati: wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ku munsi w'imperuka buri umwe wese azahabwa igitabo cye, ariko babandi bigometse ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngo buri umwe azaterwa agahinda n'ibyo azaba ari kubona mu gitabo cye, atangara avuga ati: iki gitabo ni bwoko ki, ko mbona kitigeze gisiga akanini, ntikigeze gisiga agato, uretse yuko byose biri muri iki gitabo. Hanyuma ngo Allah azavuga ati: hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaq, icyo gitabo muhawe yantiqu alaykum bilhaq, kigiye gutanga ubuhamya bilhaq, bw'ukuri, kigiye gutanga ubuhamya kivugisha ukuri. inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah ati: mu by'ukuri ibyo mwakoraga byose byarandikwaga, twarabyandikaga, ibyo mwakoraga byose byarandikwaga. Bityo rero uru rugero uyu mugabo cyangwa se umuvandimwe yampaye ruragaragaza urugero rukomeye cyane. Yawma al-qiyama, niba umuntu aha ku isi
ashobora kuba yajya kuburana ku byemezo runaka yafatiwe agasanga bifitiwe ibimenyetso, kandi ibimenyetso nawe ubwawe wareba ukavuga uti ibingibi nta naho nabihungira. Niba bashobora kukwereka ahantu ikibazo cyabereye ndetse n'isaha cyabereyeho n'amafoto, buri kimwe cyose, yewe n'isura yawe ikagaragara, ubwo ku munsi w'imperuka byo bizaba bimeze gute? Bizaba bikomeye cyane. Kandi aya turazifite muri Qur'an, harimo nk'ingi tumaze gusoma iboneka muri suratul Jafiya ku murongo wa 29, n'iyindi twasomye iboneka muri suratul Kahfi. Allah tubwira yuko azerekana igitabo, buri umwe wese amwereke igitabo kirimo ibintu byose yakoze, si ibyo yakoze gusa, n'ibyo yavuze. Allah muri suratu Qaf aratubwira ati ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nta jambo na rimwe, ma yalfidhu min qawlin, nta jambo na rimwe umuntu azavuga illa ladayhi raqibun atid, uretse yuko iruhande rwe haba hari raqib, umugenzuzi, atid kandi wagenewe iyo gahunda, umugenzuzi wagenewe iyo gahunda yo kuba ibyo uvuze byose arimo arabyandika. Ibyo tuvuga tugiye kubishyira mu byiciro dusanga birimo ibyiciro bitatu, kandi byose birandikwa. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'ibyo tuvuga byiza tukazabihemberwa yawmal qiyama, harimo gusoma Qur'ani, harimo gukora adhkari, harimo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabamo n'ibyo tuvuga tukazabihanirwa yawmal qiyama, nko gutukana, gusebanya, n'ibindi umuntu ashobora kuba yavuga bibi. Hakaba n'icyiciro cya gatatu cy'ibyo tuvuga twemerewe kuvuga mu buzima bwacu busanzwe, nko kuba nagusanga uri kugurisha, uri gucuruza, nkakubaza n'iki uri kugurisha kigura gute, ukansubiza kigura aya ngaya, tugahura, nkaba nakuramutsa, tugahura, tukaganira bisanzwe. Ibyo byose ushingiye kuri iyi aya, nk'uko umwe mu bamenyi witwa Ad-Darimi yasobanuye akatubwira ati ngo ni buri kimwe cyose uvuga, cyaba ari muri biriya byiciro byose uko ari bitatu, nta na kimwe kizashyirwa ku ruhande, ahubwo byose bizandikwa. Noneho bizarobanurwe ku munsi w'imperuka, ibyiza uzabihemberwe mu byo wavuze, hanyuma ibyo wavuze bibi nabyo ubihanirwe. Na bya bindi wari wemerewe kuvuga mu biganiro bisanzwe, ibyo ngibyo nabyo bazabikwereka. Bishatse kuvuga ngo ibyo tuvuga byose birandikwa. Mu sura benshi cyane bazi yitwa suratul Infitar, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah ngo mukuri mufite ababagenzura, kandi bubashywe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, banandika ibyo mukora kuko barabizi ibyo murimo murakora, baba barimo barabibona bakabyandika. Bityo rero aha kuri iyi si tuhafite urugero runini cyane, rwo kuba umuntu ashobora kuba yakora ikintu, hanyuma ibimenyetso n'uburyo yagikoze bikaba byabikwa, igihe cyose atanyurwa n'icyemezo bakaba bamwereka. Nk'urwo rugero nahereyeho mbabwira, ubwo ku munsi w'imperuka bizaba ari ashad, bizaba biremereye cyane. Bakwereke buri jambo ryose wavuze, bakwereke buri gikorwa cyose wavuze. Yewe muri Qur'an harimo n'umurongo muri suratu Yasin, Allah tugaragariza yuko nushaka no kuburana uvuge yuko utigeze ubikora. Allah aratubwira ati al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ngo kuri uwo munsi nihagira nushaka no kuburana, ngo Allah zahita afunga umunwa w'umuntu, hanyuma izindi ngingo zisigaye zivuge. Amaboko y'umuntu avuge, amaguru y'umuntu avuge, nambo tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ngo amaboko y'umuntu azavuga, hanyuma n'amaguru bitangira ubuhamya kuri buri kintu cyose umuntu yakoraga. Bityo rero kumwemera Imana ni byiza yuko yamenya ko ibyo avuga byose byiza cyangwa se ibibi cyangwa se bisanzwe birandikwa. Ku munsi w'imperuka Imana ikazabimuhembera ibyo agomba guhemberwa, ku munsi w'imperuka Imana ikazabimuhanira ibyo azahanirwa. Hanyuma n'ibyo ukora ukamenya yuko byandikwa yawmal qiyama, ukazabyerekwa, ukazabihanirwa nimba ari bibi, ukazabihemberwa nimba ari byiza. Genzura rero umenye ngo urarobanura ibyo uvuga byiza bishobora ko byashimisha abantu, ibibi ukabireka. Niyo mpamvu muri hadithi Rasul sallallahu alayhi wasallam atubwira ati wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Niba wemera Allah subhanahu wa ta'ala ukanemera n'umunsi w'imperuka, ibyo byose twavuze bizabaho, byose ku munsi w'imperuka ukabuze neza ko bizabaho, igihe uvuga amagambo meza cyangwa se wicecekere,
naam, cyangwa se wicecekere. Mu yindi hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam akatugaragariza yuko n'abantu bazahanwa yawmal qiyama, bamwe muri bo bazaba bazira indimi zabo kubera ibyo bazaba baravuze. Bityo rero indimi zacu tuzigenzure mu byo tuvuga, mu byo tubwira bagenzi bacu, ibyo tubabwira twarakaye, ibyo tubabwira dufite imijinya, ibyo tubabwira twishimye, ibyo tubabwira twanezerewe, bimwe na bimwe tukababeshya, n'ibindi biza bivuye mu minwa yacu cyangwa se ku ndimi zacu. Rero umwemeramana ni byiza yuko yarinda ururimi rwe, cyane cyane yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam muri hadithi atubwira ati akthar ma yudkhilu an-nas an-nar al-fam wal-farj. Muri hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam aho dukeneye cyane muri no hadithi hajyaniranye n'ibyo twavuze, Rasul ati ngo ibizinjiza benshi mu muriro burya bazinjizwa mu muriro kubera indimi zabo. Ibyo bavugaga ntiwarobanuraga ibyo wavugaga, ntiwarobanuraga ibyo wabwiraga bagenzi bawe. Bityo rero gerageza ugenzure cyane ibyo ugiye kuvuga mbere yo kubibwira bagenzi bawe. Ndumva rero ibi ngibi twabikuraho isomo, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadufasha kuba mu bantu bagerageza kuvuga amagambo meza kandi y'ukuri, atunganye, aboneye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduhemba ibyiza twese. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.